n'imiraba birahunga iyo urambuye ukuboko kwawe bitekeshezerererebo simokeshezerererebo. Ndakumva mwami nyiribihe, Imana iravugana nanjye ngo muri Afurika nimwakire abaperezida b'umugisha. Marayika yantembereje arambwira ngo muri Kongo ahinduye ubutegetsi, ahinduye ingoma. Sebokeshezerererebo. Marayika arambwira ngo ntabwo igihugu bagitangira mu kabari, igihugu ntigihabwa abafamiliye ngo bagihanahane nk'akabumbu, ntabwo igihugu bagihanahana mu nyungu zabo bwite. Uwiteka avugana nanjye arambwira ngo idarapo rya Afurika ararizamuye. Uwiteka arambwira ngo abaperezida benshi muri Afurika agiye kubasimbuza abandi. Umwami Imana avugana nanjye arambwira ngo ntangaza ya magambo, arambwira ngo igihe kirageze kandi igihe niki. Uyu mwaka 2025 hari abahitanwe. Marayika avugana nanjye arambwira ngo batekeshezerere. Marayika umwami Imana mbona avugana nanjye ya magambo arambwira ngo nintege amatwi, nintege ugutwi, ninitegereze ndebe ngo hari abimitswe n'abantu batoranwa n'abantu. Ariko ijuru rivugana nanjye rirambwira ngo ubu tuvugana marayika yamanutse, 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 yamanutse. Imana data wa twese itesheje agaciro imigabo n'imigambi yari iri kugambanirwa ku gihugu cy'u Burundi. Itesheje agaciro. Marayika yanyerekaga abantu bari kongorerana bazasimburana ku butegetsi. Nicyo marayika yanyerekaga arambwira ngo hoya, hoya, naka ntarimo, naka ntarimo, naka ntarimo, naka ntarimo. Imana ivugana nanjye irambwira ngo amarira y'abarundi yageze mu ijuru ku Mana, kandi kuniha no gutaka kw'impunzi, kw'impunzi, kw'impunzi. Tepokeshezererebo. Uwiteka arambwira ngo ashizeho gutambika kw'impunzi, kandi atanze umugisha impunzi zigiye gutaha. Atanze umugisha impunzi zigiye gutaha. Atanze umugisha peteshezererebo. Atanze umugisha impunzi aho ziri zitegure gutaha. Marayika avugana nanjye arambwira ngo ese icyo ntakoze ni igiki? Marayika arambwira ngo natanze izuba ntanga imvura, ariko natanze byose, ariko abantu banjye bari gupfa umufiririzo. Ijuru rirambwiye ngo umunyafurika agiye kugira agaciro, umunyafurika agiye kugira agaciro. Ijuru rirambwiye ngo kandi mugiye kubona akazi. Uwiteka arambwiye ngo aranduje igiti cyitwa inzara cyatewe ku mugabane wa Afurika. Uwiteka avugana nanjye ngo aranduje igiti cy'indwara cyatewe ku mugabane wa Afurika. Uwiteka avugana nanjye arambwira ngo atanze amahoro muri Afurika. Ushobora byose avugana nanjye arambwira ngo atanze umugisha muri Afurika. Kandi umwami Imana Nyiringabo avugana nanjye arambwira ngo afunguye inzira. Mbonye abantu Imana ibafungurira inzira, bamwe bava i Burayi, abandi bajyayo, abandi bajya muri Amerika, abandi bavayo. Mbonye muri Amerika Tarapo uyu mutegetsi mushyashya uriho, mbonye yivuguruza, ariko si we Imana niyo imuvuguruje. Abantu bariyo muhumure, ndiyo Bwana w'amagwana, abantu bariyo muhumure. Mbonye ijuru rimbwira ngo muri Amerika ijuru ryongeye gukingura. Ari abimukira, ari n'inkunga n'ibindi activite zose wari ukeneye, Imana data wa twese ivuganye nanjye ngo akira umugisha, akira umugisha. Umugabane wa Afurika ugiye kongera ukingurirwe. Abantu bose bari bafite kujya i Burayi, urugendo rurakomeje. Bari bafite kujya muri Amerika, urugendo rurakomeje. Abantu bari bafite muri bo ko Imana izabigenza neza, nzayimana ikaba yari iri kuri wowe. Akira aya mavuta, mbonye Uwiteka abikoze. Uwiteka arabikoze kandi ariyubahishije. Kandi umwuka w'Imana avugira muri nge ngo ntangaze aya makuru.
depokeshezererebo ngo ntangaze aya makuru, ntangaze aya makuru, ntangaze aya makuru, ntangaze aya makuru. Imiryango yatandukanye, nabonye bamwe baba muri Afurika, abandi baba i Burayi, abandi baba muri Amerika. Iyi miryango yatandukanye, abandi babuze ibyangombwa, abandi babuze iyo bava, abandi babura iyo bajya, bamwe bararogwa, abandi barahambirwa, abandi barakumirwa. Imana yavuganye nanjye ngo mbabwire ngo iciye inzira. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Abantu bari mu gihugu cya Kenya, ijuru rirambwiye ngo rirabamanukiye kubagaburira. Imana irambwiye ngo yongeye kwibuka ubuzima bwo muri Kenya, mbonye Imana ibukura mu giti aho shitani yari yarabumanitse, mugiye kugira ubuzima nyabuzima. Uhoraho avugana nanjye arambwira ngo Uburundi nibwakira umugisha, nibwakira umugisha, mugiye kugira ubuzima, murye munywe mutunge mutunganirwe. Uhoraho avugana nanjye arambwira ngo nimbwire Abanyarwanda Imana ntaho yagiye, ntaho yagiye, igarutse ku Rwanda kandi igarukanye amahoro n'umugisha. Mwakire kurya no kunywa. Uwiteka arambwira ngo akuyeho ibihano, akuye ibihano ku Rwanda, yibutsa u Rwanda n'Abanyarwanda n'amasengesho y'u Rwanda, akuye ibihano ku Rwanda. Nabonye asinya andi masezerano, kandi nagira ngo ayi data wa twese uri mu ijuru, Uhoraho umwami Imana avugana nanjye arambwira ngo ntangaza aya magambo. Arirahiye, arirahiye, icyubahiro cye ntazagiha undi, ntazagiha undi, ntazagiha undi. Abataramyi bari mu maguni mugume mutarame, abataramyi bari mu cyumba mugume mutarame, abataramyi bari mo hagati ku ruhimbi mugume mutarame. Impande zose aho uri umutaramyi, aho uri umunyamasengesho umusenge, ubwo umusenge. Dutesha agaciro umwuka w'intambara watutumbye w'abadayimoni, dutesha agaciro izi mbaraga n'impwempumbe, n'impwempumbe. Nk'uko imvura y'ukwa gatanu igwa yamagira, nk'uko umukororombya witambika imvura mu bariko mwirukane intambara, marayika yitambike mu izina ry'uwatubambiwe akaducungura. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru, umwanya n'akanya uduhaye muri iki kiganiro. Umuntu wese tugiye kubana, ibivugirwamo byose, ibitangirwamo byose, ubutumwa waduhaye, ubwumva umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, bukize umutima bukize n'umubiri. Haleluya. Kandi mwami Yesu, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ko ahura ijambo ryawe rirakizaho umuntu yaba aherereye hose. Ijambo ryawe rirakiza mwami, uryizeye. Ndagushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, kandi uri umutunzi w'urukundo, kandi uri umutunzi w'ubugingo, kandi uri Imana y'amahoro. Ntabwo twifuza intambara, kuko mu ijuru nta ntambara ibayo. Nawe ntukunda intambara, wirukanye shitani. Ku mugabane wa Afurika duhaza intambara mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we. Ntabwo dufite abo kurimbura n'abo guha shitani. Onodijeze ngaho ndakwingize Data, gutangira no gusoza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Ubutumwa bwihutirwa nagira ngo ntangaze, koko nge ndi connecte n'ijuru. Ubutumwa bwihutirwa, Evariste Ndayishimiye, nyene cyubahiro General Major Felix Antoine Chirombo Gisekedi, uko ari babiri, aba bose expired. Nagira ngo ntangaze ubu butumwa, nubwo wowe uri bubwumve ugatera haleluya, undi yabwumva agatukana cyangwa akarakara, ariko expired. Nagira ngo nkumenyeshe ko aba baperezida uko ari babiri, ngewe mfite umuhamagaro wo gusengera abaperezida n'ibihugu Afurika. Nagira ngo nkubwire ko hari marayika wanzaniye urutonde, ariko uyu munsi ndavuga kuri Kongo, cyakora ndabihuzamo n'u Burundi. Ndavuga kuri Kongo kuko nabonye perezida wabo nawe Imana ivuga ngo imukuye ku ngoma no ku butegetsi, kandi nawe nta yindi mana
Evariste Ndayishimiye nta yindi mana. Ibi ndi kubivuga nemanga nk'umuhanuzi profete, kandi nta muntu n'umwe muri mwebwe mwese ushyiraho umwuka wera. Mwuka wera Yesu yaravuze ngo nzaboherereza umwitsi mwemu yera, uwo niwe azabamenyesha kwa Data. Haleluya. Wowe rero unkurikiye narakubwiye ngo icyambere twebwe amakuru tuyahabwa nijoro kuko niryo twizeye, kandi ikindi nagira ngo ntangaze cyangwa se mvugire hano. Pawulo we yaranditse aravuga mu gitabo, mu butumwa bwiza yavugaga, Pawulo yaranditse aravuga ngo umwuka wera cyangwa mwemu yera cyangwa Roho Mutagatifu, umuntu wese ufite iyi mpano, yabivuze mu buryo butatu. Aravuga ngo ni impano yungura itorero, icyo ni kimwe yabivuzeho. Aravuga ngo kandi umwuka wera akwiye kuba aharanira kuzana amahoro mu itorero, akwiye kuba nanone mwuka wera ari ubugwaneza nk'uko turimo n'ubugwaneza. Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none turi kuvugana, Felix Antoine Chirombo Tshisekedi nari ntaramuvuga kuri iyi cano n'umunsi n'umwe. Cyakora najyaga mvuga Kongo, kagaragara ndi gusengera Kongo. Uyu munsi mvuze ubuhanuzi kuri igihugu cya Kongo. Uyu nawe rero manda ye yarangiye imbere y'Imana. Cyakora mu bantu ntirarangiye, ariko imbere y'Imana yarangiye, expired, yarangiye nyine. Harimo abantu barangara bakayoba, mugasangira isongo, mugasangira umuvinyo cyangwa mugasangira n'izindi nzoga zitandukanye, cyangwa mugasangira na fanta. Reka mbivuga uko kuko harimo n'abaperezida batanywa inzoga. Noneho mwebwe umwe agaha pasi mugenzi we ati nk'ubu mu Burundi umuntu wari kuzasimbura Evariste Ndayishimiye ni ntuzuyu Reverend Kuriyo, yaranjabutse. Reverend Kuriyo niwe wari kuzasimbura Evariste Ndayishimiye. Nta bya gato Rwasa, harimo ibintu muba muvuga mwebwe ngo Rwasa azayobora. Hano Dawidi, nta wundi mu perezida uzatwara Burundi atari Dawidi. Harimo abantu nanone baza bakavuga ngo Marite, je nitwa Marite Habiyambere, ntabwo mvuga ibintu ngo mvuge ngo urumva ngo ahari oya. N'ubu harimo imwemu, abantu bose barahagurutse kubera ubuhanuzi natambukije, bandi bari guhaguruka ngo Rwasa niwe ngo niwe ngo Dawidi, ngo Evariste ngo niwe Dawidi, undi ngo Nyangoma ngo niwe Dawidi, undi ngo Niyombare ngo niwe Dawidi. Ibyo byose ni abantu bari kwishakira views. Ngewe ubutumwa natambukije aha nabwemanga, narababwiye ngo muri CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi Imana igiye kwimika Dawidi. Sinigeze mvuga izina, ariko Rwasa ntarimo. Rwasa abayemo ntabwo ari we jye nahanuye. Imana inyereka, si we yanyeretse, si nawe yambwiye. Kandi uyu munsi none Imana yaravuze ngo nitugire security ku muntu ugiye gutwara Burundi, nitubiceceke cyangwa se tubihore. Nagira ngo mbwire umuntu dukurikiye rero ufite uru rujijo, ibi byose ni kwa kundi. Harimo nabishakira views, harimo nabavuga bati nanjye nzagaragare nk'uwabihanuye, harimo n'uvu oya ngewe ngira ngo ndumwe mu bahanuzi bahanuwe ndafungwa, ndumwe mu bahanuzi babaye hanze bakora umurimo w'Imana. Si wigeze umbona no ku mbuga nkoranyambaga mvuga ngo Imana yambwiye cyangwa yanyeretse. Bibaye muri uyu mwaka nushize, kandi by'i Burundi byo nari naranahoze kuko benshi twavuganaga imbogisi mu ndongozi. Ariko rwose nkubwije ukuri, wowe unkurikiye, wowe uri kunyumva, mu bantu Imana yavuze bazavamo Dawidi nta nyeshyamba irimo, nta muntu uba mu mugambwe n'umwe urimo. Nakubwiye ko ibintu by'imigambwe Imana itabyemera. Ubwo Yesu yigishirizaga mu migani ntimwumve. Ntabwo rero bishoboka, ntibizigera binashoboka ko, ntabwo bizigera bishoboka ko habaho
perezida Imana iri butoranye imukuye mu mashyaka kuza gukorera ishyaka rye no kuza gukorera umugambwe we aho gukorera igihugu. Perezida ugiye kuza nta mugambwe agira, nta bwoko agira, nta dini afite, igihugu cye ni Burundi, azakorera Burundi kandi buzajabuka bugere muri Kanani. Twiramate ukundi oya, ahubwo nakubwira ko abo bantu bazasimburana mu butegetsi bo niko byitwaga, bo bava, ibyo ni ibintu bo bapanze kera. Nkurunziza azajyaho, nave hajyeho naka, Evariste Ndayishimiye azavaho hajyeho naka, naka azavaho hajyeho naka, kandi mugomba kurinda inyungu z'ishyaka, inyungu z'umugambwe, ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Iyo mipango yabo rero niyo Imana uyu munsi wa none ishyizeho iherezo cyangwa akadomo. Umuntu nzasengera hano Imana itarampaha amakuru ni Bunyoni Guillaume Arenge, n'uwo Nyangoma, niyo mbari we ntabwo ari perezida, nta nubwo yigeze aba perezida, ariko we sinigeze nanamubona mu makuru ijuru rimpa, niyo mbari rwose. Ntabwo ngira ngo mujya mwumva ko ntanajya muvugamo hano. Ubwo rero abantu mwese mwari mufite ikibazo nk'iki cyangwa amatsiko nk'aya, mumaze amatsiko utegereza Dawidi, utari muri aba bantu bose bamaze guhumana. Ntabwo Imana ijya gutoranya ngo irebe mu bantu bamaze kwandura, babaye inkunzi z'amahera. Ubwo urabona yaza agahindura iki? Nawe ko naza nta n'akantu na gatoya yahindura rwose. Kandi igihugu ntabwo bagitangira mu kabari. Aba baperezida n'abicanyi bafite n'urubanza imbere y'Imana, aba bose muzabona ari abaperezida, ariko ugasanga ibihugu byabo biguhaye amavunja, byabuze ubupfa n'ubukira. Ni impamvu ikomeye cyane mwe mudashobora kumva, kuko umuntu yumva kuko ashaka kubimenya cyangwa kubyumviriza nyine. Ariko aba baperezida niba umwe aha pasi uwundi akayimuha atanashoboye, ariko akavuga ati nigeze njya London ntiwantera kudeta, twabanye neza, twasangiye icupa, ni wowe duhuza, ni wowe uzasimbura. Noneho igihugu kikayoborwa n'abantu batanashoboye ku mpamvu z'uko ngo baziranye, ni umuryango, famiye naka, umwe ni mubyara we. Ni Burundi byigeze bibaho, umwe akayobora, undi agahereza mubyara we, undi agahereza muramu we, undi agahereza mwishywa we. Ibintu nk'ibyo bakagenda bakukanwa. Ibyo bintu byose ntabwo bishobora kugeza ku muturage cyangwa umwene gihugu iterambere. Niyo mpamvu rero njye sinzaba perezida, nta mpano y'ubuperezida afite, nubwo nasanga igihugu kibereye aho bati kiyobore, ntacyo nayobora. Cyakora umpaye ishengero ati bandanye urongoye ishengero, aho rwose iyo mpano niyo ngabire ndayigira. Erega kuyobora igihugu ni ingabire, gutwara igihugu ni impano, ntabwo ari ibintu widumbukizamo ngo nanjye ngo mfite diplome, ngo ndi umu A0, ngo ndi mfite masters, ngo mfite doctora, mfite PhD, ndi professor, ngo nkwiye kuba perezida. Ibyo bintu ntaho bihuriye, ni nabyo byisha Afurika. Ako umuntu atwara adashoboye ariko agatwara, kandi yaba atanabishoboye ariko akagumaho ati manda yanjye igomba kurangira, njye sinavaho manda yanjye idaheze. Mwakena mutakena, mwakena, akaba mu nyungu ze no mu murongo we, ibyo abandi ntibimuraba. Ibyo rero nibyo byisha Afurika. Ariko mwihishurirwa n'ubuhanuzi nkuzaniye, we mwene gihugu wa Afurika, we munyagihugu utuye muri Afurika, marayika aje kubaka inzego, azanye ubuperezida muri Afurika. Hano hari abaperezida rwose bagiye kurangiza manda zabo. Ni byiza, ntawe twatuyeho gupfa cyangwa guhunga. Nibinaba ni wowe uzaba waranze kumvira Imana no ukakamandaza umutima. Ibyo bintu ntaho naba mpuriye nabyo. Ariko umurongo w'Imana, ubuntu Imana izanye, ni ubuntu bugomba kurokora Afurika. Nka Kongo njya kubona Felix Antoine Tshisekedi, kubwiye ko ubuhanuzi bwungura itorero cyangwa se bujya inama bugahugura, kandi ahanini bugaharanira kungura abazabona ubwami bw'Imana cyangwa se kurondeza abazajya mu bugingo buhoraho, kubana n'Imana iteka ryose. Yego, no kuvuga rero Felix Antoine Tshisekedi nawe ni umwe mu baperezida nabonye marayika ambwira, n'abandi Imana izanyereka nzajya mbababwira.
n'umwe mu baperezida nabonye Imana igarukaho, marayika arambwira ngo uyu nawe avuye mu nzira, ahubwo ari we na Evariste Ndayishimiye uvaho mbere n'indi, uvaho mu mahoro n'indi, utavaho mu mahoro n'indi. Urakoze gukanda subscribe, Imana igumugisha, kora like, ubundi ujye ubana natwe muri iki kiganiro cyangwa se mu biganiro bya buri munsi. Kandi nawe unyiyungeho, usengera umugabane, usengera inzego, usengera abayobozi, usengera abagaba b'ingabo, abagaba ba polisi, imibanire mpuzamahanga, izimbibi n'imihati n'imipaka n'imiyenzi n'imiko n'imikoni bashinze hagati y'ibihugu byacu ngo dutandukane, kandi turi abanyafurika, turi umwe. Imana duha isura imwe, iduha umugabane umwe, ariko dufitemo imbibi nyinshi, ari naho hadukiriye umwanzi wazanye ubukene, naho yarahinjiriye. Ntabwo mushaka kubaka igisirikare ngo murinde ibihugu byanyu. Mu Burayi nta mipaka ibayo, uva mu Bufaransa ukajya mu Bubiligi, uva mu Budage ukajya mu Bufaransa. Mbese kontine y'Uburayi nta bibazo ifite nk'ibi ngibi. Kandi si uko aribo basenga cyane, dusenga kubarusha, dufite ubukire kubarusha, ariko twe byaraducanze. Nagira ngo rero mbwire umuntu udukurikiye, marayika yarangije manda, yambwiye ngo Felix Antoine Tshisekedi Kirombo nawe manda ye yarangiye, mukuye ku butegetsi, mukuye ku ngoma. Abakongomani, buriya Kongo ni igihugu mukwiye kwitondera cyiza cy'umwimerere cy'umugisha, ariko kubera ko bimwe nakubwiye Satani akora, bakareba umuntu w'umugwiza atunga, bati akarorero nka Siyoni, buriya ni umukire. Siyoni agafata umwana we w'ifura yenda abaye ahuza na Evariste Ndayishimiye, ubu akazaba ari uba perezida. Ugasanga umukire mu gihugu naka niwe muntu bimitse kuba perezida. Imana rero sibyigenderaho, buriya perezida akwiye kuba afite ubwenge kuruta abenegihugu bose atwaye nyine, akagira abajyanama beza, kandi uwo muntu koko akayobora ibyo areba, ibyo yumva, ibyo abona. Ibaze kuba perezida uyobora, Imana izabaza abaperezida ibintu byinshi, izababaza ibintu byinshi. Nubwo abigishwa tuzabazwa byinshi, intumwa tukabazwa byinshi, ariko n'abaperezida bazabazwa byinshi. Ndabivuze mbaya, n'abaperezida bazabazwa ibintu byinshi. Ibaze nk'intambara ihora muri Kongo itagirangira, mu gihugu gitunze kuriya miliyoni 120, igihugu giteye imbere mu buryo bw'ubutaka no mu biyaga no mu nyanja, hakaba nta ndege gishobora kugira indege nzima, gishobora kugira ubwato buzima, igihugu gishobora kuhora mu mpunzi, abaturage bacyo bahunga iteka n'iteka, nta radiyo bwakira itavuze Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, nta kinyamakuru bwakira kitavuze Repubulika Iharanira Intwaro Rusange. Yewe mbese yahindutse urudandazwa mu buryo bw'itangazamakuru, mu buryo bwo kuronka y'imitungo kama. Donc Kongo yabaye Kongo, ibintu bwira kandi niko kuri. Ariko marayika yabagarutseho, ijuru ryabagarutseho, amaboko adashoboye, ubwenge budashyika, intambwe zidahari, ibyo byose ijuru ryabitekerejeho, riravuga ngo ibyo tubiherereje inyuma kandi tubikuyeho, kandi turabikandagiye, hakwiye kujyaho perezida ushoboye. Muri Kongo sinigeze mbona perezida uzasimbura Felix Antoine Tshisekedi, sinigeze nanabona nyuma ya Tshisekedi uko biza kugenda icyo akora. Genda umunyamasengesho, Imana nifasha, turagoma tubane n'Imana, yenda nabyo tugira ubuntu n'Imana, kuko Imana si radiyo, hari igihe yabitubwira. Nje gutangaza ubutumwa bw'uko marayika yarangije manda ye ya Tshisekedi yarangiye, nta n'inda azatwara. Kandi ntago manura kugira ngo mumenye ko ndi umuhanuzi, ahubwo mumenye ko Kristo umwami n'umukiza ari umuhanuzi, mumenye ko ari umucunguzi watubambiwe, waducunguye. Haleluya. Uwaragahoraho niwe uduha amakuru. Rero ni nayo mpamvu nakubwiye ngo nge sinzajya gushakisha amakuru kuri BBC n'Ijwi rya Amerika,
sinzahabwa ukuri n'abanyepolitike kandi ndi umukristo, mfite bibiliya, mfite igitabo cy'indirimbo, nshobora kwiyiriza ubusa umunsi umwe cyangwa iminsi 3, ndacyaterana. Nahagaritse inzoga kugira ngo ubwenge bwanjye bube buzima, mpagarika itabi, mpagarika ibimpumanya, ibyo bintu byose ndabyiyambura. N'ibindi bintandukanye n'urukundo rw'Imana nabyiyamburiye iki kugira ngo nanjye ndonke mpabwe ibyasezerano. Nta bindi, nkiri mu isi gereza igomba kuza wayibonye, ikibi kikaza wakibonye. Bibiliya ngo nta kizaba ntibiyakabanga mu ntore zintakira ku manywa na nijoro. Habwa Imana rero iduha amakuru y'ijuru gusa, oya n'ay'ikuzimu turayamenya. Imigabo n'imigambi shitani afite turayimenya, oya n'ayo mu isi turayamenya. Ntabwo marayika, urwego rw'ijuru rw'iperereza cyangwa se FBI y'ijuru, Musada y'ijuru, Ribu y'ijuru, urwego rushinzwe iperereza rw'ijuru muri twebwe rugomba kuba rukora ruhagaze neza kugira ngo hatagira ikiba tutakimenya. Niryo sezerano Yesu yadusezeraniye. Uyu munsi wa none rero ntabwo Felix Antoine Tshisekedi azasubira kuyobora, jamais. Kandi Felix Antoine Tshisekedi azabazwa ibintu byinshi, ngiye nkuko nabivuze, azabazwa byinshi. Nubwo wavuga ngo yaragambaniwe, ahubwo nawe ni umugambanyi. Ntushaka kumbwira ukuntu umuntu aba perezida nta mpano yo kuba perezida afite. Ntushaka kumbwira ukuntu umuntu aba perezida adashobora no kumenya kuyobora igisirikare nibura cy'igihugu cyangwa ngo yobore igipolisi cy'igihugu. Ntushaka kumbwira ukuntu umuntu aba perezida adashobora no guhagarika intambara nibura no mu gace kamwe, intambara ikabaho neza. Ubusa imbere y'Imana azavuga iki? Ahamagaye Sadek kuza kurasa muri Kongo, Sadek yose irahurura, EAC yose irahurura, iteranira muri Kongo. Haba igiterane cy'intwaro, igiterane cy'imbunda, igikorane cy'amasasu, igikorane cy'umutekano muke, igikorane gifasha umwaka, gifasha imyaka 2, gifasha imyaka 3. Kuva mvutse muri Kongo ntabwo umuriro urahagarara. Ubwo ubundi ngewe n'uwampa kuyobora Kongo uretse ikigerageza Imana yabiguhaye, ubwo urumva wayitora. Hari ibintu rero buriya munavuga gato cyane. Riba perezida w'u Burundi imyaka amaze, nimumbwire kuva Evariste Ndayishimiye yagera ku butegetsi, nimumbwire ikintu kigaragara cyakozwe imbere y'Imana yavuga ati ngewe neva dore ikintu nakoze imbere y'Imana kigaragara. Nimukimbwire muri comment cyandike, nimumbwire ikintu cyanditsemwo made in Urundi kiri ku isoko. N'amabati, n'uruganda rw'amabati nirwo nzigewe hano i Bujumbura. Urundi ruganda rukora ikira. Nimumbwire made in Urundi mwabona ku isoko ry'akarere cyangwa ry'ibiyaga bigari cyangwa ry'Iburayi cyane ahandi. N'umuntu ku giti ciwe cyakora made in Urundi, njya numva batangaza n'amavoka. Ibyo se produit z'amavoka koko mwoka byaramwe nayo kandi uri bushore utayahinguriye iwanyu ngo nibura uvuga uti nayabyaje umusaruro ya mavoka, havamo amavuta, voka havamo ayo kwisiga, ay'imisatsi, ayo kurya. Donc nimumbwire rero ikintu yaba yarakoze. Ahubwo ibintu byarayangaye bitugikamba. Ariyo mpamvu nahanuye nkababwira ngo Imana yamwimye ukuboko. Nge niko marayika yambwiye ngo namwimye ukuboko. Bashyirwaho n'abantu, barubanurwa n'abantu, bakimikwa n'abantu, bagashyirwaho n'abantu, noneho bakajyaho bahanganye. Ubu rero Imana yahinduye umuvuno. Marayika yaje, ndazi kurambwira nabura nantuka, ariko nge sinkwanze, sinanze igihugu. Ariko nawe ibaze amarira bari mu gihugu, uri perezida. Ubwo imbere y'Imana ufite ijambo uzavuga iki? Ngewe yenda Imana izambaza ko navuze ibi nkanakuvuga, ariko wizakubaza uko uri umwicanyi. Niba nta miti yaboneka kwa muganga, niba nta gitoro cyaboneka mu gihugu, niba nta fumbire yaboneka ngo abantu barime banirimira utwabo, inkunga zawe zirorere. Cyakora kose navuga ngo iki rero? Niyo mpamvu ejo naravuze ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame, we nibura imbere y'Imana yahagera akavuga ati ngewe Paul Kagame mu Rwanda natanze amashanyarazi, narwanye intambara amashanyarazi agera no mu byaro arahagera.
ntanga amahirwe imihanda igera hose, ntanga amahirwe amashuri n'ibitaro n'ibiki. Mbese mu Rwanda uko byagenda kose mu myaka 30 uretse abanzi b'igihugu bahanura ibyago ngo bifuza kugera ku butegetsi, abo bo ni ngombwa opozisiyo ivuga ibyigomba kuvuga. Ariko mu Rwanda ngewe amaso yanjye anyereka iterambere. Ubu mu myaka 30 tugiye kuzuza ikibuga cy'indege nibura cyajyaho indege zirenze 200. Tugiye kuzuza huzuye uruganda rukora, hari uruganda rukora imodoka mu Rwanda ntirwahabaga, ntirwari ruhari. Dufite kwasiteri, dufite amabisi bikorerwa mu Rwanda, dufite uruganda rw'intwaro rukorerwa. Nibura yagera no mu ijuru akavuga ati ngewe nyakubahwa Yesu mubyeyi cyangwa se nagerageje ibi. Ariko nimumbwira aba batipa aba bajama niba ibihugu barabiherewe mu kabari, niba ibihugu babiherebwa muri hoteli, niba ibihugu Imana ibibahera hehe kugira ngo babitware? Muri Ibrahimu kapiteni Tarawura hagejeje igihugu kandi nta myaka yindi afite, kandi uyu mugabo uyoboye Burkina Faso ni umuntu usanzwe, ipeti rya kapiteni, ayoboye igihugu kubera impano, kubera ubwenge. Ibintu bitabyemera, ibintu bigakunda, ibintu bigafata umurongo, bigafata inzira. Ubwo rero niba uyu munsi wa none tugaruka, ntacyo tuzireguza imbere y'Imana. Ntacyo tuzireguza, biragoye, birarenze. Niyo mpamvu rero Imana yivuze ngo ngiye kubaha perezida mwiza, ubwo mpanuye nabi. Imana kugiye kuguha perezida ubwo mvuze nabi, ugiye kuntuka mvuze nabi. Mvuze ko igihugu cyawe Imana yifuza ko gitera imbere, igomba no kuzana abize kigatera imbere. Niyo mpamvu no mu kazi iyo bavuze bati dogiteri naka, ko mudatoranya umurimyi, ko mujya kureba nyine dogiteri. Imana niba itoranyije perezida mu Burundi, aho ho byararangiye. Muri Kongo niho nabonye perezida avaho, ariko sindabona finali yabyo. Mufashe gusenga. Kongo rero nayo ishobora kuba iri mu bashigajwe inyuma rwose n'amateka y'abakoroni, ikabura irivi, ikabura n'irirenga, ibintu bikayicanga, ibintu bikayigora, ibintu bikagorana. Uyu munsi wa none Kongo ifite ikibazo gikomeye, ifite ibibazo nk'ibya nyina wa Ntuzi. Imana idutabare, Imana idutabare. Buriya indaya zigira ubwenge bwo mu buraya, abajura bakagira ubwenge bwo mu bajura, abicanyi bakagira ubwenge bwo mu bicanyi, twe dusenga natwe tukagira ubwenge bwo mu basenzi. Perezida nawe agira ubwenge bwo kuba perezida. Perezida nawe akwiye kugira ubwenge bwo kuba perezida. Umusuma umwe yigeze ajya mu mva aracukura hano hafi ajya kumva umuntu baramuhambye, bamuhamba mu isanduku nziza, ariko bashyiraho imirimbo ya zahabu. Undi aragenda saa 6 z'ijoro acukura iyi mva, arangije kuyicukura akuramo isanduku arayikorera kugira ngo ajye gufunguraho turiya tuntu bafunze mu maguni tw'utuzahabu na ya mikondo yo ku ruhande. Akubitana na paturuyi y'abasirikare, kandi igisirikare gikomeye kizwi. Akubitanye nabo aravuga ati narababwiye ngo mushyingure mu nzu iwanjye Muranga, ubu rero ndabazi. Ubwo abasirikare baramuhagaritse bati wa mugabo yambaye ubusa, buri yambaye ubusa, abereye aho ukuri kwamye. Abasirikare bamuhagaritse ati wa mugabo wikoreye isanduku saa 6 z'ijoro uvuyeho ukajya? Ati narababwiye ngo mumpambe mu rugo Muranga, none uyu munsi wa none ngewe mukaza kumpamba hariya ku gahinga ku gasozi, ubu ndaje ndabazi. Abasirikare barirutse bagira ngo ni dayimoni, bagira ngo ni shitani, barakusha baziga kava yo kurasa, kandi n'umujura kabombo. Ahubwo we yababonye ahita ashyiramo ubwenge bw'ubujura nyine. Iyo ati narababwiye, ariko manga kubita ku isanduku, arongera arayigarura, ashinga inzara, akanura amaso ku muhanda, amatara araka, yambaye ubusa buri. Ati narababwiye ngo mumpambe mu nzu yanjye Muranga. Ati ubu rero muza kumpamba hano. Ati ubu ndatashye ndabazi. Abakizwa n'amaguru bariruka abasirikare. Nawe ageze imbere aratibika,
isanduku ajya bageze hirya mu marimbi basanga intumbi iri hejuru, basanga ni umujura. Yakuyemo umuramba awushyira hejuru, yitwarira isanduku. Ni ukuvuga rero ntabwo ushobora kuba perezida utari mu muhamagaro wabyo. Ntushobora kuba perezida utiteguye nyine kuba perezida. Niyo mpamvu ugiye bunumpaye kuba perezida nagira nubwo bagavuga nti mu nkoreye umutwaro ntashoboye. Niyo mpamvu Imana mubo yagiye itoranya yahamagaye Sawuli aravuga ati reka nimubanze mubinyezereze. Imana mbere yeza ikakwezereza uwo murimo, ikaguheshereza n'intumwa yarabanje izoza ibirenge. Ntabwo naza kwicara no mvuga ubutumwa ntogejwe amaguru n'amaboko. Uyu munsi wa none rero niba umuntu aba perezida abiheshejwe n'ishuti ye bahana ku buzima bwacu, basangira indaya, basangira inzoga, basangira biriya na biriya, cyangwa bakicara mu ishyamba bati ubu tugiye gushinga umutwe, tugiye gushyiraho umugambwe, igihugu tuzakigeraho. Ibyo bintu ni ubufindo muri gukoresha, ntabwo Imana ibibamo. Imana niyo ishobora byose, ni nayo ibazaniye Afurika y'isezerano, Afurika ifite ubugingo, Afurika ifite ubuzima. Ntabwo kubona umuntu nta n'ubwiherero agira, abaho nk'impunyu, abaho ntabwo muragera ahantu. Giye hari ahantu njya ngera nko muri Congo, South Africa, Kenya, abantu bakinya mu ishashi, akanya mu ishashi akajugunya. Nta tuwarete agira, ubwo buzima ibaze kubaho nta na tuwarete, kandi igihugu gifite perezida. Umuntu akabaho hatazi n'ifiriti kwisa, kandi igihugu gifite perezida. Ni ukuvuga rero abaturage twe turinjije. Nibi navuze yenda nta kigenda kuri wowe, ariko nge mfite perezida ukwiye kuntekerereza, mfite minisitiri ukwiye kuntekerereza, akanyereka umurongo narobera mu ifi intunga. Simbeho segerereza kandi ifite inzego natoye, simbeho ntashobora kwivuza kandi ifite inzego natoye. Ubwo icyo gihe igihugu kikwiye kubaho nta perezida, umuntu wese agacuku ndagacukwe, tukabaho nyine umuntu wese yihigira. Ariko kuba ufite perezida ukabura yucira, ukabura yumira, nakamaramaza. Haleluya. Nagira ngo twirukane Tobiya mu buzima bwawe mu munota wo guhesha umugisha. Umuntu witwa Tobiya, umuntu witwa Sanibalati, aba bantu ko ari babiri mu izina ry'Iyampamagaye. Kandi uyu ni umwuka w'ishyari. Numva ngo Tobiya na Sanibalati ni abantu bagiriye ishyari. Mu gitabo cya Nehemiya nibyo bamugirira ishyari ubwo yubakaga, ubwo yasanaga, abantu bamugirira ishyari, aribo Tobiya na Sanibalati. Uyu munsi wa none shitani yakugiriye ishyari kubw'umubiri wawe, akugirira ishyari kubw'abana, akugirira ishyari kubw'akazi, akugirira ishyari kubw'imibereho. Mu izina rero ry'Umunyanazareti ndaguhesha umugisha n'Iyampamagaye, ndaguhesha umugisha n'Iyantoranyije, ndaguhesha umugisha n'Iyaduhaye. Umviriza mu izina rya Yesu Kristo, utega amatwi. Ntangaje Tobiya kuvire mu buzima. Turirukana Tobiya mu biganza byawe, turirukana Sanibalati mu biganza byawe, turirukana uyu mwarabu ku buzima bwawe, turirukana iri shyari. Bibiliya ivuze ibyaha bikomeye, icyaha cy'ishyari kiri ku mwanya wa gatatu. Ngira ngo hari n'ababivuga ko cyaba kiri no ku mwanya wa mbere, kuko ni nacyo cyakuye Sekibi mu ijuru, ajugunywa mu isi, kuhanyura gusa bakamujyana ikuzimu. Mureba hisa yigejeje, ari nabyo ibi bibazo turimo bitarangira, ariko twifuza ko Imana yanabirangiza, natwe tukaba umugabane wikukiye. Rero nubwo bimeze gutyo, mu izina rya Yesu Kristo, wagiriwe ishyari, inda ivamo, ugirirwa ishyari, barakwicira abadayimoni, urabura uwawe, ugirirwa ishyari, amafaranga arahomba, ugirirwa ishyari, urugo rwubatswe ku iringi, ugirirwa ishyari, indwara zamako ku buzima bwawe, ugirirwa ishyari, ufite diplome burakazi. Tobiya na Sanibalati barakazanyije, barongorerana bakubita ibinogori, ariko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turatangaje itangazo ku buzima bwawe. Umubiri ufite amatwi wumvira akanwa k'umuhanuzi, amaso yawe afite kubona mu izina rya Yesu Kristo ubwiza bw'Imana, intambwe zawe zifite mu izina rya Yesu Kristo kugera ahandi hantu, kuko Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko inzoka yiyuburura, turatangaje tandukana n'ikigeragezo mu izina rya Yesu Kristo cy'abadayimoni. Ono di Jeze, tandukana n'ukuzimu mu izina rya Yesu, tandukana n'abarozi, divorce n'ibisekuru, divorce na Satani, divorce
n'umuvumo w'ubutaka n'umuvumo w'isi bikuveho mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti umwami n'umucunguzi wacu. Haleluya. Nyikiriza tubane muri uyu mwanya mutoya, nyikiriza tubane muri iri jambo ry'Imana ry'akanya gatoya. Tanga umwanya wawe mu izina Yesu kandi wizere mu mutima wawe. Ntabwo Yesu ijambo rimwe riragukiza, ijambo rimwe rirakiza. Urutoki rumwe rwa Kristo rurakiza ntabejye, ahubwo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Tuza nyanja we tuza niyambukire, ubwato burimo Yesu ntabwo bujya burohama. Tuza nyanja, nyanja y'ubukene, nyanja y'indwara, nyanja y'ibibazo, ubwato we, ubwato burimo Yesu ntabwo bujya burohama. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, inyanja nizituze utambuke mu izina rya Yesu. Ibirenge byawe, ibiganza byawe, mu maso hawe, amaboko yawe ntabwo duhamba imbwa. Mu izina rya Yesu Kristo turatangaza Yesu bohora, turatangaza Yesu uzura, turatangaza urukundo Kristo. Uriya wagiriye indaya imbabazi, uriya wagiriye abicanyi imbabazi, uyu wagiriye ibijuja akabiha ubuzima, uyu wageze mu bukwe ikana, uyu yabuze abamuterera, uyu yabuze bene wabo, uyu yabuze famiye, ariko ngo yagira mu bukwe bw'ikana ni Galilaya, akavuga ngo ndabahaza ndikimara nzara, akavuga ngo ndi umubyeyi, akavuga ngo ndi umucunguzi, akavuga ngo ndi umukiza, akatura ubuzima aho butari buri. Haleluya. Uyu wageze ku mupfakazi, umugabo we yari umuvugabutumwa, idene ryaramunize, idene ryaramwishe, yarakanuye amaso, ariko umwami Yesu ahageze muri Eliya, mu izina rya Yesu haravuga ngo Nerisa, haravuga ngo mukozi w'Imana, umugabo wanjye yarapfuye ariko twari imideni, none ejo bazanjyana njye kwishyurira idene n'abana banjye, tuzajya turyishyura dusambanwa. Ese koko nta kintu Imana yakoreye mu bihe nk'ibi bikomeye, ibihe nk'ibi mpagazemo, ibihe nk'ibi ndimo, ibihe nk'ibi mpingutsemo, ibihe nk'ibi serutsemo? Ese nawe uhagaze hano uyu mugore yari ahagaze bagiye kumujyana kwishyura ibyo atariye, kwishyura inka ya nyangara? Nagira ngo ntangaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Eliya yaguhingutseho, n'umwami Yesu niwe muhanuzi mukuru muri twebwe. Nagira ngo ntangaze uwo mudayimoni akuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nuko aramubwira ngo genda uvome, utire ibibindi uvome, utire ingunguru uvome, utire avido uvome, ushake buri kimwe cyose kandi abaturanyi bagutize. Igitangaza abo yambuye baramutiza, ngo aravoma aruzuza. Aramubwira ngo akira amavuta, genda ugurisha amavuta, agaciro na amavuta. Mu izina rya Yesu umwuka ariho, mwe muyera aracyariho, wo gukora ibyo abantu batakora, kurema ibyo abantu batarema, kuzuza ubwuzure budashobora kuzura. Rero nagira ngo nkubwire ngo dayimoni ive mu izosi ryawe mu izina rya Yesu. Tobiya kuvire mu buzima, Sanibarata kuvire mu buzima. Ana Penina hejyaga mutwenga, Penina agatwenga, Penina agatwenga, Penina agatwenga. Ana baramusetse, Esiteri baramuseka, n'abandi barabaseka. Nawe warasetswe, nawe ntako batagize, ntako shitani itagize yaguhinda yifundigira ibivuzo, wikihagararaho, wiyiga iminwa, wiyiga indimi. Nagira ngo ntangaze mu izina rya Yesu Kristo w'abami, uwo mvuga wavuye mu mva ku munsi wa gatatu, uwo mvuga wabambwe, isi ikamupigira isari, ijoro rigakura isaruti, ariko abana b'abantu koko ari impumyi bakamubamba. Uwo nguwo mu izina rya Yesu Kristo afite ubutware kandi afite ubushobozi muri wowe, afite ijambo muri wowe rya mbere n'irya nyuma. Mu izina rya Yesu uve mu ibohero ry'ubukene, uve mu ibohero ry'uburwayi, uve mu mpimba y'amarira, uve mu mpimba y'agahinda, uve mu mpimba y'ubugumba, uve muri blokaje, uve muri dodani, uve ku musozi w'ikigeragezo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ni nk'igihumyo, Yesu ni nk'icyobo, kumwe cya kintu cyera gishinga umwe kigasakara. Uyu Yesu ndi kukubwira. Haleluya. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe.
iyo urambuye ukuboko kwawe kwera imiyaga. Amen. ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Ndagushimiye mwami Yesu, ndagushimiye mwana w'intama w'Imana, wabanye natwe muri iri teraniro, wabanye natwe muri uyu murongo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye aho isi itangiriye n'aho irangiriye. Ndagushimiye aba bose bumvise ubu butumwa, kubakijije ubahereye ubuntu. Ayi data urakoze cyane, twakiriye amashimwe amanywa na nijoro, kuko ari wowe byishimo n'umunezero muri twe. Haleluya. Urakoze papa, ibyo jye ntigishije, ibyo jye ntavuze, kandi bwakira bugacya tuvuga urukundo rwawe ntitwabimara. Ngaho usoma urwandiko ruri ku mitima yabo, urebe ibyifuzo biri mu mavi yabo bapfukamaho buri munsi ngo basubize, urebe ibiganza byabo bahora baduza bagutabaza, urebe ubwenge bwabo buhora imbere yawe bushakisha inzira zatuma badakorwa n'isoni badaseba. Izi ni intama zawe, uyu ni umurimo w'intoki zawe, iri ni ibumba ryawe rinteze ugutwi, kandi isige ni wowe. Ngaho rero mwami, ubahera ubuntu abukunda, ubahera mu itiro no mu nzozi none n'iteka ryose. Amen. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza. Ciao ciao. Shalom shalom. Umwami Imana abahe umugisha iteka ryose. Amen.